Imana isoje umukuru wayo nkaba ngeze hano nkaba nabona ubutumire iyi paruwase nabisengeraga kandi nagiye mbonamo ibitero bya Satani bigabuga kugira ngo urugendo rwe kubaho nabibonaga abivugana n'umushumba namubwira dusenge ndabona ibitero Satani agavye ariko ufatanye gusengera mu Imana duhamagariye ubushake bw'Imana buzashike ndavuga ukuri n'abarabiza wicaye n'ababyumva ibyo mvuga umesha banyako bagaragaye ejo bundi mugoroba aho ubundi ibitero byagabaga byari byo gutuma ntaza hano uyu munsi none Imana ishobora kubikoze uyishimire mu izina rya Yesu Kristo. Isome rya jambo ry'intego y'uno munsi mu cyumweru mumaze cyangwa mu materaniro mumaze iminsi murimo buri mwigisha uko nabibonye kuri gahunda yabaga afite icyo azavugaho rero ese ko twazaganira kuri iri jambo rivuga ngo nubwo rero nabwo mushirikira kubona impano z'umwuka aba ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Uyu munsi turavuga ku mpano z'umwuka n'uburyo zikwiriye kungura itorero. Imana ishimwe cyane kandi twamaze gusoma tukunze mwakunamuka mukavana amaso kuri Bibiliya ukareba tubanza tuvuge umwuka ubwo numvise Imana iyobora ngiye mu rugo nsengera amateraniro dukwiye kuba tukamenya ngo izi mpano iz'umwuka umwuka ki umwuka w'ubuhezi ko hano hatwicaye ntabwo abantu benshi barasobanukirwa umwuka wera nabihamya kandi umwuka wera yuzuza ubutatu bwa gatatu bw'Imana. Hari icyo mwumva cyitwa ubutatu abafaransa bita Trinité. Uyu mwuka wera yuzuza ubwo butatu bw'Imana. Bisobanukiye byumvikane urushije ruveho ntabwo Imana ari eshatu oya ahubwo ni Imana imwe ariko ikorera mu butatu. Iyi Mana mu gihe cyo kurema yigaragazaga yabonekaga cyangwa yiyerekanaga nk'Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Iyo twita ubu Imana Data, iryo jambo Data bibutse ko turishyiraho kubera ko twabaye abavandimwe nande na Yesu. Amen, haleluya. Rero icyo gihe yitwaga Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Iyo mwumva abandi bita ngo ni Patri cyangwa sobanura Père Data, iyi Mana icyo gihe cyo kurema ariwe muremyi w'ibiho byose, imaze kubirema no kubishyiraho na mbere y'uko ibirema haraharenga, tubona ko ijambo ry'Imana mu itangiriro mu gice cya mbere havuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wa mbere uvuga ubuke muri Kisoma, isi yariho ubusa busa. Ko havuga isi yariho iki? Ubusa busa. Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi imuhengeri. Uwo murongo uhita werekana mbere y'uko ibintu byose biremwa nta n'ikintu kiraremwa n'isi itarabaho nuko byari bimeze. Imana idufashe.
igihe kiragera rero irema ubutaka, ahatari ubutaka hitwa inyanja cyangwa amazi, ariko nanone aho ishyira ubutaka hitwa ubutaka cyangwa isi. Irema byose ntashaka gutindamo cyane. Igihe kiragera irema umuntu rero, aho hantu muhitondere. Igihe kiragera irema umuntu. Muhuguke mama. Igihe kiragera irema umuntu, imurema mu ishusho yayo. Mushumba amaze kwisengera arikoresheje cyane, arikoresheje cyane asengera aba bantu. Ntaryumvise yarigarutseho cyane kenshi mu masengesho ye. Yumva gusenga ndamukurikiranye. Igice cya kabiri umurongo wa karindwi cy'itangiriro kiravuga ngo ni uko Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, irangije imuhumekera umwuka wayo mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Niko uwo murongo uvuga. Yemwe murabyumvira? Imuremye mu ki? Mu mukungugu wo hasi. Irangije igira ite? Imuhumekeramo umwuka wayo hehe? Mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Niyo mpamvu mu byaremwe byose n'umuntu arimo, niwe wenyine ufite ubugingo. Ntabwo inka igenda n'ubugingo, nubwo tuzikunda tukanazitunga. N'ibindi byose byaremwe, ubugingo cyangwa se ubuzima bw'Imana, autrement mu yindi mvugo, ubuzima bw'Imana bufite gusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Naho wowe ukomereye. Niyo mpamvu Yobu mu magambo yabivuzeho, na Dawidi yarabivuze. Bose bahuriye ku ijambo rivuga ngo umuntu niwe wenyine umurimo w'intoki zawe. Amen. Ibintu byose byaremwe ku itegeko. Imana ivuze ngo habeho, hakabaho. Habeho, hakabaho. Habeho, hakabaho. Habeho, hakabaho. Ariko njyewe nawe twenyine, twebwe yakoresheje inama. Icyubahiro ku Mana yacu. Kandi ni twebwe yakeneyeho icyo bita matière première. Rero yaturema, tubumba. Ndashima Yesu Kristo yuko nyuma yo kuremwa mu itaka, nubwo umurongo usoza igice cya kabiri, no cya gatatu cy'itangiriro uvuga ngo nuko niyo mpamvu umuntu n'ubundi mu mukungu arimo azasubira, ariko mu by'ukuri twebwe n'abafite ubugingo, amen, hazasubira itaka gusa. Umuntu wavuye ku Mana asubire ku Mana. Niko uwo murongo uvuga. Uravuga ngo nuko itaka rizasubira mu ki? Mu itaka, ariko umwuka usubire ku Mana yawutanze. Sifa kwa Mungu. Mu mubwiriza igice cya gatatu umurongo wa 21 haranditse ngo ninde uzi muri mwe k'umwuka w'umuntu uzamuka ajya mu ijuru ku Mana, kandi akamenya ko uw'inyamaswa umara kujya mu butaka. Ngo nicyo gituma mbabwira ibi ngo ni byiza ko umuntu anezererwa imirimo ye, kuko ni wo munani we. Urindi jambo, iyo umuntu akiriho imirimo ye niyo ihinduka soleritaje, niyo imuhindukira iki? Umugabane umunani. Imana ishimwe. Uyu mwuka mwumvise Imana yahumekeye mu muntu, utumye muri we noneho ari we wenyine ufite Imana muri we. Urindi jambo, kuva uwo munsi umuntu yagize ubuzima bw'Imana. Reka twite buryo yagize ubuzima bw'Imana muri we. Hari igice cy'Imana yatunze muri we, ni nacyo cyatumye ahaguruka, abaho, arahumeka. Imana ishimwe. Muzabona umuntu aremba, umuntu akaremba cyane, we akaremba kugeza ubwo atamenya abana be yabyaye, ntamenye umugore bashakanye. Umuntu akaremba, ariko iyo akirima ko kuka ka data wa twese,
ntibashobora kuvuga ngo birarangiye, nuko bakirimo mwuka w'Imana. Nshaka kwihuta none kubatsindira umunsi twayirangiza. Uyu mwuka w'Imana Imana yahumekeye mu muntu, umuntu akabagiza Imana muri we, niwo Satani yangije. Igice cya gatatu umurongo wa 8 umurongo wa 9 kugera 15 Imana ikebura. Ariko mu rwandiko wa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 45, niba hari abafite Bibiliya zifunguye hafi nimuhajye mu umurongo uvuga. Andi mirongo yose nimukoresha tubisome, ariko hari imwe ari buri cyo kubwirira kandi ubashe kureka tutayisomye. Umurongo wa 45 ibice 15 bya Abakorinto abantu ba mbere umurongo wa 45 mwumva uko havuga. Uyu murongo nashaka gusobanura rwose izina rya Yesu Kristo. Dusome. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo, ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Nasubiramo. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo, ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Imana ishimwe. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Mundebe hano mpagaze ndagwasabye ibyo byose niho muranyishyura kuko nanjye ndimo ndabareba ukaza atari mpangure. Uko mureba mpagaze aha ndimo babiri, ndimo bangahe? Hano turabumvise. Uwavuye mu butaka ari ubutaka, harimo n'undi wavuye hehe? Mu ijuru ari uw'ijuru. Abo bantu bagenda mbiri barabana batandukanywa cyagiye muzi. Ibyifuzo byabo ntibihu, ibibazo byabo ntibihu, inzara zabo si zimwe, ntibahaha mu isoko, nono ntibakunda kimwe. Urabyumvise? Abagalatiya 5:16 akavuga ngo niyo mpamvu muri jye nawe horamo intambara ya bombi. Kamera afite ibyo ashaka ararikira, umwuka akagira ashaka nawe agira ate ararikira. Ubwo kugira ngo usabe mushiki wanjye mwene data ujye umenya uwuha uwo ari we. Uramenya uwuha uwo ari we, uramenya uwufavoriza uwo ari we, uramenya uwukuza uwo ari we, uramenya uwubyibushya uwo ari we, uramenya uwo wafata neza uwo ari we, kandi uwufata neza niwe wowe. Uwo witaho niwe muzarambana, uwo witaho niwe muzajyana, niwe uzajyaho. Yesu adufashe. Uyu muntu wa mbere Adamu yabaye ubugingo buzima. Harimo akantu ka diferanse k'itandukaniro, ariko nashaka yuko kabashishije. Umuntu wa mbere Adamu yabaye iki? Mu ndebe ubugingo. Na Adamu wa kangahe? Wa nyuma yabaye umwuka utanga iki? Ubwo si itandukaniro
ribaye iri hagati y'ubwo bugingo bwombi. Kuwa mbere yabaye ubugingo buzima, none n'uwa nyuma nakaba abaye iki? Nuko utanga ubugingo wazanye butandukanye n'ubwo yahoranye. Nibyo rero babwiraga yuko ubugingo bwa mbere Imana yahumekeye mu muntu bwangiritse cya gihe Satani inzoka yangiza umuntu. Adamu wa kabiri cyangwa wa nyuma aza ngo yongere areyanine, asubize amen ubuzima bw'Imana umuntu. Ashimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribikurikiranya muri ubu buryo. Ikanyabicyaha mpave gatoya arenge nubwo hakiryoshye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribikurikiranya muri ubu buryo. Nimubyumve neza. Uwo muntu wamaze igihe ari mu mwuka w'Imana, igihe kiragera akakira uwo hano mu bakono bita umwuka w'umwana cyangwa umwuka wa Yesu Kristo. Rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto no rwa mbere nibwira rwa mbere 12 umurongo wa mbere, ijambo ryo kuhashaka haravuga ngo kandi ntabwo ari kure n'impamvu ngize ngo muhagere niba mutagiye kure cyane yahacu wahoze. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobywaga mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabigemagaho kose. Gatatu, nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume ahukana ku rero, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Mujye mu Bagalatiya mwumve, Abagalatiya igice cya 4. Abagalatiya ujye mu Rwanda kuko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cyaho cya 4. Dusoma umurongo wa 6. Umurongo wa mbere niko muri bukumve neza wa 6. Duhera ku wa mbere niko mubyumva neza. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Niko turi tukiri bato twari imbata, dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe kwibuka abana b'Imana. 6, kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka wande, amena, umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati ngo iki? Bamwe mukuru vuga ngo ni abadata n'abadata, nk'uko byanditse ni abadata. Iriya a kubizi ibintu by'ikibareza ngo kera ni insimburazina sano pronom relatif. Nabyize nka 26 akora byo ibintu by'insimburazina nabya n'ibyumbo n'ibiki yose ubwo nabyize. Ibi bintu byitwa a, iriya a n'abana bande badata. Muri iri jambo iyo twakiriye Kristo Yesu dukijijwe, murebe hano babwire inshuti zanjye, iyo twakiriye Umwami Yesu dukijijwe, twakiriye agakiza, uwo munsi tuba twakiriye umwuka w'umwana w'Imana utubatura. Ni nabwo dutinyuka, niko twasomye hariya ngo nibwo kuva uwo munsi dutangira gutinyuka kwatura ko Yesu ari umwana. Haleluya. Icyo gihe uragenda ugatinyuka ukabiganiriza nyamukuru wawe w'umugirwa ufite imandwa nk'iry'itatu na nyabirungu nka 7 n'amahembe nka 80, ugatipika mu gihe ukagenda ukabwira nyoko wanyu w'umuntu runaka mu mihango runaka, ugatinyuka ukavuga ngo wakiriye Yesu, ngo Yesu ni umwami. Ntabwo ziriya mbaraga ugukoresha zivuga ko wabatijwe mu mwuka wera. Ibyo ndagira ngo mukime, ntabwo bivuze ko wabatijwe mu mwuka we, ahubwo amen, wakiriye umwuka
umwuka w'umwana w'Imana, umwuka wa Yesu Kristo uduhindura ko abana b'Imana, udutakisha ngo abadata. Hagomba kubaho rero nyuma y'icyo gihe, hagomba kubaho umubatizo w'umwuka wera. Kugira ngo mubyumve neza, Yesu amaze kuza agatangira ivugabutumwa, muzi ko yari yakoze imyaka ingahe? Mbese 3 n'amezi 6. Muri iyo myaka 3 n'amezi 6 nayo kandi ashyitse, yabonye abo Bibiliya yita abigishwa. Yego, muri abo bantu yari afite abigishwa, yageragamo n'intumwa. Nuko ko Yesu batangira umurimo kugeza agiye, yasize abantu bari mu byiciro bibiri, barimo intumwa hakaba n'iki n'abigishwa. Abo bantu bose yabanaga nabo, agendana nabo, cyangwa mugasobanukirwa mu kubabwira, ntabwo bari bakabatizwa mu mwuka we. N'ikimenyimenyi agiye kugenda yarababwiye ngo dore ndagiye. Yohana yababatirishije iki? Amazi. Ariko mwe mu minsi mike mugiye kuzabatirisha umwuka wera n'umuriro. None nindamuka mvuye aho, mwebwe mujye hehe? Yerusalemu, mu cyumba kihe cyo hejuru, murindirire ibyo data yasezeranye. Baragenda barindirirayo. Yesu aragenda, nyuma y'iminsi 10 agiye, iyo y'icumi isanga 40 yari amaze azutse, iyo 50 aricyo cyitwa Pentekote. Pentekote bisobanura umunsi wa 50. Uwo munsi wabatizwa mu ki? Mu mwuka. Kandi bari bamaze iminsi bagendana nabo, babana mu materaniro, abasobanurira ibintu, ibyo batumvise bakamusobanuza. Hari n'igihe bacungaga ngo abantu banamutashye bakamusobanuza ibintu, ariko ntabwo rero bari bakajya gute. Aha nagira ngo mumenye ko umuntu wese wakijijwe ntibivuze ko yabatijwe mu mwuka we, ahubwo aba yahawe umwuka w'umwana w'Imana umuhindura ku mwana w'Imana nyine, hanyuma agategeza kuzabatsura mu ki? Umwuka we. Erega yabwira kuko mushobora kugira mutya mukabona umwami Yesu aramubatunguje mukamubatiza. Ibyo bisaba ngo ube wari ubizi ko ubwo bukene wari ubufite, noneho Yesu nabikora umenye icyo kizi icyo ari cyo. Hanyuma hariho shomaje, hariho kubona akazi, hariho kwiga, hariho kurangiza ugakora kugura amafaranga, hariho seribateri akabona mariyani. Baseribateri cyangwa bimariye bya hagati. Uyu mwuka wera iyo amanutse niwe umanukana impano. Amen. Ngeze mu nyigisho neza. Uyu mwuka wera iyo amanutse niwe ugira ate? Niwe umanukana impano. Please, nimwitiranye impano n'ingabire, nimwitiranye impano n'itarano. No, tara wisobanura imigisha. Tara yawe ishobora kuba eloquence yawe, tara yawe ishobora kuba kureshya, tara yawe ishobora kuba kufite ingingo zuzuye. Aha nta muntu uzi urugingo. Impano z'umwuka wera ni nayo mpamvu ubona hano mu bakondo zifite umubare utarenga 9 na zirereke. Izi mpano rero zimanuka zizanye n'umwuka wera, ntiziza mbere yawo. Yego, nk'uko n'umwuka atageze mbere yazo, ahubwo uyu mwuka niba zizanye. Kandi yazizanye hano byavuze n'umwa haranditse ngo agabira umuntu wese uko. Ndimo kumva ahantu nahabwa ikintu gikomeye. Bakristo cyane cyane abanyakigali, murye muri menya
muri mu mazi akonje abira, murarira ku menshi, kuko umwanda wose w'inyigisho mbi n'ibinyoma uzi Kigali. Ntabyo ndumvika duha mu mudasomwa kinyamakuru, ntabyo ndasanga Nyarubuye nasho Umurindi, turi biraha. Aho umuntu yihandagaza akabatangariza umunsi muzavugiraho mu ndimi. Cyo ndakivuze na rwa yibutse natashye ubaza atasiyo yazamuka. Mwari muzi ko kuvuga mu ndimi ari Kristo wenyine ubitanga iyo yabatse mu mwuka w'umuntu. Wazi ko nta mushumba uri abakristo be. Indimi tuvuga ntabwo ari indimi repete, si indimi dusubiramo, si indimi twize mu ishuri. Reka da mvuge eshatu tugiye nakubwo ni Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili. Izo ndimi zose sinshaka kuzirendekanya ngo bibyarize umwuka. Impossible. Kusema Imana yakoze ngo katonda yebale ngo thank you my Lord ngo asante Mungu wangu ibindi byose nanzambe byose. Ibyo bintu tox ntabwo ari n'imiziki z'umwuka. Ibyakoze n'umwa kabiri umurongo wa kane na gatanu nuko amina batangira kuvuga mu zindi ndimi ngo nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ntabwo bavuze mu zindi ndimi nk'uko umushumba bategetse, nk'uko umushumba babwiye. No, kandi mugire umuntu ubwira byumvise ntacyo mukibaha, hazapfa abandi ariko mu byumvise muraki. Ni nk'uko nta bushobozi buba mu ijuru, buva mu ijuru, bumanuka mu ijuru, bwuzuza umuntu umwuka yitura hasi. Watsi umwuka wera wose uva mu ijuru, umuntu watizwamo yumva, abyumva consciemment. You have to be conscious. Como kuri conscient kubirimo ukubaho, ukura nabyishimira hakutiye sushima ndumva uri mu mpingura imurangira mushya mbere ziza wumva kazivuga wumva, ukaba wazamura ipantaro yawe ugasubira mu gitenge cyawe rukenyeye ukafisha umwana neza kandi urimo n'ibintu bitakugize debile. Ntabwo bitugira amaradura biri kugira ikizanga kumaze kuba umugabo kamere wihanagura n'ibyuya kandi umwuka ugashyira ipantaro yawe ukajisha umwana neza, rinete zawe zimeneka ukazirika ukajya mu kofi wakoze. Ibindi byose birava ikuzimu. Ibyo dayimoni arimo kuzamura ngo abantu barindagire. Ariko umwuka Yesu atubatizamo umukuza neza, ubwenge w'amahoro, tunezerwa twumva, tunezerwa tubyumva. Haleluya. Ukumva unabyishimiye, ukumva uri fier ko wakira umwuka wera, n'ukuntu umwuka wera gukoresha ukabyishimira. Ntabwo tuvuga ngo mwese hasi mirambo. Umudamu nk'uyu nguyu vraiment ntakiri mekanisme ureba ubwoko nabera ibigo 90 ntakiri mekanisme ushobora kumutunga urutoki nahuha akawingaza biteye hejuru gutiya hejuru. No kamende mwiteraniro ntabwo twahawe gukoza isoni. Mwamagirire kure mukawukirire kure. Uyu mwuka rero wera w'Imana tubatizwa
mpwemu yuzuriza muri twebwe ubutatu bw'Imana. Cyo bita la plénitude de la Trinité. Ubutatu bw'Imana buhita bwuzurira muri twe. None impano z'Imana zikaba ziraje muri twe zigakorera muri twe. Aha rero Pawulo ahatanga inama iteye gutya, aravuga ngo interdit, kirazira kikaziririzwa kugira iyo ujogora muri zo ukayisaba. Ariko muri hamwe nayo cyangwa n'ukore byo kirazira kikazirizwa kugira Imana imwe mu icyenda ujogora mukayifuza wowe. Uzibanga ririmo mu mene yuko ngo ibyo bikoze tu t'es déjà attaqué par l'orgueil spirituel. Deja wafashwe, wamaze gufatwa n'indwara y'ubwibone, kuko ikiguteye kwifuza Imana kirahari tu. Twabonye ko umwuka ari uzigabira everybody among us uko ashaka. So twabonye atugabira uko ashatse. Niba umwuka we nawe niwe ubuzi umwuka wera niwe ubuzi impano ikenewe mu itorero, ni nawe uzi uwayikoresha neza. Babyumvise? Ntabwo Imana itari impano, ntabwo yirengagiza uko umuntu asanzwe ateye mu miterere ye isanzwe. Icyo mukimenye uyu mwana kirahajya babwire, mugomba kumenya impamvu Imana yahamagaye Mose adedemanga, yareklama, yavuga ko adedemanga asaba ko Imana yahindura uwo gutuma ntibyumve. Imana ntigite gushumba ntibyumve ntinabyemere. Ibyo mbwira byo kumbura adedemanga I know before nari mbizi mbere kumutoranya, aho kumuhindura mu cyo yakoze yabwiye Aroni, yahamagaye Aroni, nabwo se yamuhamagaye ngiti genda ufite Aroni mwene so, ugende umuhindure n'akanwa kawe, yego ajya avuga wowe uramera nkanjye kuri we. Buri njambo Mose kwa kwisha bupfa ngo adedemanga yaragiye amera nk'Imana kuri Aroni. Aroni afite iki akanwa, uzi ngo cyabiteye ngo nuko na mbere Aroni yari ishyomotse, yari umuhungu uvuga amakuru yose y'umupira n'ay'ibitego byose n'imishahara bahembwa n'ibitego batsinze. Yesu we none abazamu bagiye basimburana byose akabirundaho, kandi abo muri twobo babaho avuga wa mukuru uti nanjye ajya kuvuga ati ceceka mubwire yari tubizi wazamura ariko kandi n'abantu batubwira ngo yego urumwari mbega mbanze Arsenal ntuza Manchester United kandi byose za Paraguay hayuza amafuta ekada hari kuzani niyi urumva neza kumva ntatuba mbere uwo muntu rero Imana imwejeje imuhimpa bitewe nuko na mbere yari eloquent. Yicarira uzasome, ntabwo nzi ko hano nabibona wenda muri Bibiliya, ariko ibitabo bisobanura Bibiliya neza, bisobanura impamvu mu rugendo rwa mbere rwa Pawulo ahavuga bwa mbere mu cyumba cy'aho bita Antiyokiya, ibyakozwe mu 13 umurongo wa mbere. Nari muzi ko ngo burya impamvu Imana yamurobanuye, yego ikamurobanura nande na Barinaba, yego ngo nuko Pawulo atari intyoza mu kuvuga, cyo ni kimwe. Cya kabiri ngo kandi yari afite isoni z'ibyo amaze iminsi akora, imuha Barinaba agira ati ajya abanza mukoreka introduction, amusobanure kwa amuvugeho. Hari n'aho bageraga amukubise amaso bamubona bagasanga baramuzi yatumaze, bajya gusohoka
bari nakabwira ati mubatangire mbasobanurire this way. Buriya bamuzi mu minsi yashize, ubu ni mushyashya, ubu ni mushya. Amen. Ugomba kumenya ko impano z'Imana nta muntu uzitoranya ngo azisabe. Aho hari akantu Pawulo yavuze kugira ngo udasigara mu rujijo. Yavuze ko itorero ryose niryo ryonyine ryemerewe kujogora Imana imwe muri izi rikayifuza. Iyo kandi yavuze nabwo niy'ubuhanuzi. Niy'ubuhanuzi yayijogoye Imana. Iyo itorero rishobora gushyira hamwe rigafata icyifuzo rikayisengera ngo Imana ihashyire impano y'iki y'ubuhanuzi. Kuko babona yuko nta connection bagira, ntabwo bajya kumva ijwi ry'Imana kuko nta muhanuzi bagira. Kandi ubu hano ahangaha twicaye umwe arahagije, we yajya anyurwamo n'Imana ikatubwira ibyo ishaka kutubwira. Niyo yonyine avuze ati iyo itorero ryayifuza rikayisaba, ariko nta muntu wemerewe kwijogora mu ngo ayisabe. Muri 82 nari hari igihugu 82 igihugu murazi Karuma, wenda hari n'abatuye n'abanyatuye cyane. Hariho niho narindi nahageze muri cyenda kujya gushira haba 82. Muri uwo mwaka bari mu rusengero nk'uko tumeze uko, ariko sikara agasengero kangana iki, kanganaga nk'uko iranje iri imbere yanjye yicaye. Kandi mugira ngo kageraga inyuma ku gikuta, oya reka data ni inyuma y'iyo nkingi. Abo kandi bari benshi uko iyo twakuzuraga twabaga twagize ubushyutsi. Ariko mama umunsi umwe rero twibiye mu masengesho kwa gatanu, umugabo umwe yari afite impano, nibwo bwa mbere twari tuyimubonyeho, bivuga ngo nawe ntabwo yari ayiziho. Uko impano nyiri ukuyitunga ayimenyeshwa n'uko yatse cyangwa ikoze. Niyo mpamvu Pawulo Timoteyo yaramwandikira amubwira ngo nkurikije ibyo numva makuru yawe, kwizera kukurimo, kwamaje mu nyokuru wawe Loisi no muri nyoko Unike, none nawe ndimo numva ko kurimo amakuru akuvuga ni meza mu by'ukuri. Amakuru yawe hanze ari meza, ubwo amakuru ari meza rero ndakwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yajye. Impano y'Imana muri wowe imenyekana uko yatse igakora. Ari wowe nibwo uyimenya, na bene data tubana nibwo bayimenya. Niyo mpamvu hano Pawulo yabwira abakora intongo, ariko umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Abakora 12 umurongo wa 5 mu hepfo. Umuntu wese agira ate ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Uwo mwene data rero twicaye nk'ahangaha hagera ari ku ruhimbi ngo tujye tubona arujujwe umwuka, yuzuzwa umwuka. Ntabwo yajyaga avuga indimi nyinshi, iyo ndimi isobanura mu kanya. Ntabwo yajyaga avuga indimi nyinshi mvuze ni umwanya munini uzivuga, ndaza kuvuga ukanda ko niyo avuga indimi akanya gatoya, kandi indimi wumva zigoye kuzivuga cyangwa se kuzumva. Ukuntu nuko tugiye kubona avuye mu ntebe ye, araje ahagarara hano imbere yacu, yego none hagera atya yibanga atya umuntu ufite ibintu arimo gukumira. Abyo bise nk'umuntu urimo gukumira ibintu mbega gutya, agira atya ahita avana ibirenge hasi, agenda hejuru yacu nk'inuma iguruka mu kabandi, yirukana ibyo bintu byose yarebaga atya, abigeze hariya mu muryango, aragaruka agenda n'amaguru yicara. Iyo niyo bita kurobanura imyuka.
ibyo ariyo ya karindwi, iya karindwi mu mpamvu. Iya munani ni ukuvuga mu ndimi, iya cyenda kuzonga. Uwo munsi yabikozeho, dusohoka aho ngaho ngo yewe mana yake kubishe igihe nyine ngo ubu nyir'urucari yakoze oyiwe naso yose akoze yakoze ra ko namutangara mwamotereye mwameze amababa naje buriya abagera bakoze usara kiri gihe mwari mwabikoze musoni mubanze mukosora iyo mvuga ivuga ngo wabonye ibintu yakoze mubanze muyikosore mu matwi y'umugozi ngo ubu ukuntu yabategera cyangwa kumira ngo ukuntu yagurutse biriya ndayishaka ngo Yesu ngo Yesu ngo mwami Yesu ngiriya ndayishaka tu ndafata iminsi ngo nyisabe babwirije ukuri ko wavuze gutyo nta mwaka yamaze ataguye. Nubona umunyempano cyangwa impano y'umuntu irimo ikora ayikoresha, yego shishikarira gusaba ko nawe wakoresha iyawe. Wivuga ngo ndashaka iriya tumva ngo ni nk'iriya mbere oya dusabe iyawe kandi byose tubikore mu itorero ry'umugi. uko nababwiye impano ni 9. Tuzisome ahandi mu Bakorino ba mbere 12. Tuzisome nzivugeho vuba mbabwire icyo tuzivugaho. Duhere ku murongo wa 4. Abakorino ba mbere 12 mu wa 4. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. 8. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge, iyo ni impano ya mbere yitwa ubwenge. Undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, iyo ni iya kabiri, kumenya. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, iyo ni iya 3. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, iyo ni iya 4. Undi agahabwa gukora ibitangaza, iyo ni iya 5. Undi agahabwa guhanura, iyo ni iya 6. Undi agahabwa kurobanura imyuka, iyo ni iya 7. Undi agahabwa kuvuga indimi, iyo ni iya 8. Undi agahabwa gusobanura indimi, iyo ni iya 9. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ukorera muri bo, agarira umuntu wese uko ni nk'uko bishaka, si nk'uko ugiye nabishatse. Izi mpano rero kugira ngo twihute zibamo burya ibyiciro 3. Abantu bunamye nakuramutse tukaganira ko zigarakane gato wese mwihangane tuka position ikeza kwitera. Muza kuzi ibyiciro bingahe? 3. Icyiciro cya mbere ni icy'impano zikoresha imbaraga. Zikoresha iki? Imbaraga. Aho ngaho tuzi imbaraga, turavuga imbaraga zisanzwe z'umubiri, gusimbuza kurwana n'ibindi. Uko mvuze ko nta umuntu uzikoresha n'umubiri w'ugira ute urakora. Izo niko bazita impano, ariko zisaba gukoresha iki? Imbaraga. Akamaro kumvise impano za kabiri ni impano zikoresha ubwenge. Harimo y'ubwenge, hakabamo iyo kumenya kumenya ubukwayo. Ahubwo iyo ubwenge na twashami twaye mujya mwumva twitwa kurondora, ngo yandongo nawe twagize umurondozi ngo yaturondoye, nta mpano yo kurondora.
kurondora ahubwo ni imikorere ye y'ubwenge. Noneho hakaza n'izindi z'amagambo zikoresha amagambo, harimo kuvuga mu ndimi no gusobanura, n'irero kumenya n'iyo kwigisha, n'irero kumenya ikoreshwa cyane n'abo babigisha. Izi mpano uko zibaye n'ibyiciro bitatu, abantu mwito iyo Imana ishatse kuzikoresha usanga zikoreshejwe n'abantu ubona ko bari babikwiriye. Iyo tugiye gusengera abarwayi, hagize nk'umurwayi ubungubu mu iteraniro wikubita hasi wenda ku bw'igicuri cyangwa se abadayimoni, birashoboka ko muzi ko mu materaniro menshi Yesu yajyaga abahishura, abantu bakikubita imbere ye, barimo abadayimoni bakabavamo, arimo icuri bakitura hasi. Byanga bikunda aho hantu harakenerwa abasore kumuterura, kurwana nawe ashatse kurwanya, ariko wose kurwana byo kumukubita. Maze iminsi muza abanyempano bo mu itorero hariya, aho mba naho ngenda hose mbabwira ko gusengera umurwayi n'abadayimoni mugasiga yabyinje imisaya, amatwi yamenetse kubera ishyi, yarwaye uburyo kubera kumukaraga ijosi, ntabwo ari impano y'umwuka ikora, ntabwo ari impano y'umwuka ikora. Kristo yarategekaga atya gusa bayibona ibyamwumviraga se. Turakora rero mu mwanya we mu izina rye, nta mpamvu wicara umuntu kabunda karaga amatama isaya mukayibanga ejo ntabase kurya akamara n'isi bamusekurira ibishyimbo gusekura. No kamene ikintu rwose yosi imikorere y'impano z'Imana. Avanture ni ukwikagatiza gusa n'ukabya. Impano y'Imana ni gutyo gusa. Amen. Tegeka mu mutwaro n'Imana kavamo. Izi mpano rero uko tuzumvise ari 9, aho marengeraho ibyiciro bitatu byazo, biratangaje ko zingana, umubare wazo urangana n'imbuto z'umwuka musanga mu Bagalatiya. Neza birangana. Nimugire mwumve, ndagira ngo nimwe murayimbi anga. Abagalatiya 5 ndasoma umurongo wa 22. Tuwusome. Abagalatiya 5:22 ko haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni iki? Ni urukundo, iyo ni iya mbere, ibyishimo 2, amahoro 3, kwihangana 4, kugira neza 5, ingeso nziza 6, gukiranuka 7, kugwa neza 8, kwirinda 9. Abakristo mwe mwantumiye ngo tuze tuganire twubakane. Mwari muzi ko izi mpano 9 icyatumye zingana n'imbuto 9 ari ukugira ngo buri mpano igire urubuto ruyibeshaho. Donc buri mpano igire urubuto irya. Muri iri jambo buri mpano igire urubuto rutuma ikora neza. Mu modoka hari ahantu dushyira essence cyangwa mazutu, aho hantu hari hayigenewe. Nubwo imodoka ikoresha mazutu cyangwa essence, bigira ahantu ntabyo bijya. Siko bimeze. Girisi Kristo nayo ijya hehe? Mu mapine, mu buryo muri za karada, hari mu byuma mu bigiye gushyirayo. Ngaho bafata amavuta ya firi, ugende yashyiraho girisi yari kujya, girisi uyishyiraho mazutu yari kujya. Mama nyagasani we buri kintu cyose gifite umwanya wacyo, gifite naho gikorera kandi kigafasha ikindi gukora.
izi mpano mureba n'izi mbuto buriya nshobora gufatamo zimwe nkazihuza mugahita mubyumva cyane. Muri teoloji tuyiga batubwira yuko umwigisha akwiriye kugira icyo bita radoseri, kugwa neza. Umwigisha ahagaze aha ngaha akaza yakambije agahanga avuga ati naje nyine kuko mwantumiye, hari nyine ngo mundeba kandi abanzanye byo kunama njye nahita mfata ibitabo ngataha ntabwo nari gukina filime hano. Kandi ati tugiye gusengera bihana n'abakizwa, utabishaka biramureba kuko umurimo wanjye nawe urangije, ubundi Imana isigare bacucuma natashye ibyo bintu waye. Uyu muntu aba abuze icyo bita kugwa neza. Avadopreshe mbere yo kwigisha, isura y'umwigisha igomba kubanza ikatira asamblerosi. Umva ukaryohera iteka mema na mbere ko wigisha, gira isura iryoshye, vugana n'abantu baryoherwa. Ni nabwo ngombwa banasekemo, kuko guseka kw'abantu bari mu iteraniro ntibivuze ko batari bwihane. Ni itegeko ry'imyigishirize. Umunyempano ufite impano yo guhishurirwa, guhishurirwa ibihishwe, kurondora bya bintu twavugaga mu kanya biri mu mpano y'ubwenge, cyangwa se kurobanura imyuka. Umuntu agize atya aguhishurirwaho imyuka mibi, ahishura ibintu byakubayeho. Ibyo byabayeho ndaho bita i Rusizi umanuka mu Bushenge ahantu bita Ibumazi. Imana bazi Ibumazi, abantu bazi Ibumazi. Hariya Ibumazi mureba ntabure igitereko, buriya ni muri paruwasi ya Bushenge, mu maparuwasi yacu ya Deperi mu Bushenge. Ntabure igitereko maze kwigisha, numva mpatuye gusengera abarwayi. Singira mpfa kubikora ngewe, nta kintu njya mpfa gukora mu by'Imana. Ngereza ko umwuka w'Imana ikimbwira ati sengera abarwayi. Si ukwimenyeraho ni bibi cyane kumenyera impano z'Imana. Sengera abarwayi, hishurirwa ibintu by'umukecuru wari uri aho ngaho, hishurirwa ko iwe hari abadayimoni. Nkirivuga uwo mwanya yikubita hasi yubamye. Umukecuru ukuze, nta mukecuru urimo kubona hangana kuvugana nawe. Aba ari umuntu warongowe wibutse urakarindwa. Banza natangiye kugera nkubona hari umuntu sinari namubonye hariya. Mbonye umukecuru, mbonye nyir'ukuru hano rwose. None uwo mukecuru bishuri uke yikubita hasi, uwo mwanya atangira kugenda buyoka. Amera nk'udafite igufwa mu nda neza, amera nk'inzoka. Hanyuma rero mu ijoro ijwi riramubwira ngo vugana nawe mubanze muganire. Ariko kuko kuvugana n'abadayimoni bari muri we nyine, ubwo rero nagiranye ikiganiro na shebuja w'abadayimoni bamurimo, umukuru muri bose. Amubwira ngo twebwe twaje muri 37 yarongo yashyingo, tuza ari uko hari imihango bakoze ku gisabo cye n'ikigenda imbere nyine. Abadayimoni barabimbwira nkurikije gutwara igisabo, dore ubwoba, dore ko barayakanuka. None rero muri bangahe nimumbwire vuba kuko ndavugana namwe ibintu bikeya, ubundi muhite muvanga ngo turagenda ntacyo ngo twakubonye henshi. Ngo twakubonye henshi nimumbwire ko mugana rero bati turi 997. Kungana gutyo se niko mwaje mungana? Bati baje mu byiciro, kari mu byiciro. Ubwo batangiye kumbwira, bambwira ahantu hose bagiye bari, sanga ahantu bari bahashyizwe muri bwa buryo baho abapagani bakoresha
wo kugenda ngo baraproteja mu rugo ukagira Imana we mu irembo bakahatana nk'ikintu mu gikari mu cyanzu cy'imo bakashyira ikindi kintu asanga ibyo bashyira nko mu mfuruka asanga ibyo bashyira nko ku nkingi ibyo bintu abantu bakora baba bahasize ingabo zikuzimu nuko wa mubare wose umaze kumenya ngo ugiye kubirukana mu izina rya Yesu muva hano kandi ubu turava aha tugiye dufite misiyo twari twahawe none muratwirukanye kandi igezweho kandi iyo dusubiye aho twavuye badutuma turakubitwa mpaka dupfuye ubwo nyine mugende mukubitwe mwabwe n'izindi mbaraga bahita bambwira ngo ngaho turagiye ngo ariko turigira mu gakobwa ke ngo bavuze mu by'ukuri sinjye wabemereye ngo bajye muri ako gakobwa ke ahubwo bahise bahomboka baragenda ngiye kubona agakecuru nakwitangira muja waba ari we waje mbere yabo kavuze kavugira mu duhanga kavuga nabi nyine mu burimi ko nabo kagiye kandi ko barangije baragenda mba muri Bumazi njya kwigisha ku kirenge cya paruwasi noneho mu Bushenge abahazi naho barahazi mba mu Bushenge ngaruka aho bita mu Bigutu ndi mu Bigutu maze kwigisha n'umukarwe musengera abarwayi uwo muntu yarahagaze ntabe ntakunzira n'iyi y'abadekuru bacamo giye kuri umuntu atangiye kubyina nk'akamarimari nk'akamara kubita abyina muri speed ndashobora donc incontrôlable mu mbaraga cyangwa mu mfutwo ntabwo ari ukumahoza muhimbaza Imana hano no nta nubwo bimwe mushyiramo aho ngaho byihuta cyane mwakwihutse byari nk'uko yabyinaga rero nk'akamarimari karagaho hano ndagenda mwegera we mbona ntabwo ndi kubita hasi nk'uko abadayimoni batura hasi ahubwo iyo twavuganye ahagaze abadayimoni bo muri we bahita bazuza ngo twereka turi benshi murangari turi 6,000 mwaje gute se mwaje ryari baravuga ati twebwe duheruka ni Bumazi igihe utwirukana tukakubwira ngo turigira mu gakobwa ke ndagaruka mbaza umushumba wari mu Bigutu uyu mukobwa n'uwandi naturi ko kuvuka mu Bushenge afite Bumazi musaza w'akabaraho araza n'ingorora ati uyu ni umukobwa wa mukecuru abadayimoni bavuye muri Bumazi mbana bimenye byose ngaruka umurwayi rero ngiye kubirukana mu bivemo kandi noneho naho mwemereye kujya hano ariko murabanza munambwire icyari cyabazanya ngo twebwe misiyo yacu Satani yadutumye gushaka abo kudufasha umurimo muza gushaka abafasha umurimo mu itorero mwarababonye se tumaze kubabona rwose bangahe tumaze kubona 530 1,530 cy'abakristo bafasha abadayimoni muri hindukira umushumba ndabaza nti hano ufite abakristo bangahe muri paruwasi yawe ambwira ko afite abakristo 3,000 ejo icya kabiri cyose n'abadayimoni abo mwari mwabonye kubafasha umurimo babafasha kuwuhe n'uwuhe ni mu mbingiro bakigera cyane twabona gutya bajya gusubira gashyiramo ku murongo abantu bose bumve twari dufitemo abo twashinze gutera akavuyo mu manama niba ahangaha ahantu ateza akavuyo mwahise inama simbizi twari dufite kandi abashinzwe kwica amakwe kwica ukubwica hari ibintu byinshi harimo kuvuga amagambo kuba nateranya umukobwa na fiyanse we kuba navuga ko uriya muhungu uri ikibwa iwabo nta kintu bagira ibintu byinshi twari dufite no kuburogesha kandi nabyo bintu kukwica mu buryo bw'imbaraga za Satani twari dufitemo kandi abagambanyi bagambanira abandi twari dufitemo amagambo ateranye twari dufitemo bambwiye ibintu we ngeze mwese uko mwaje
ndasigara n'abakristo mwari mwafashe ariko mwebwe barasubiraho umwanya barahomboka bamuvamo ngiye kubona mbona amanutse cyangwa iminsi narwaye ikiberanya yenda yikubita hasi yicaye ubwo cyo kora nyine ubwo barazanzanutse rwo gukira kwe ejo bundi ni Maputo muri Mozambique nabwo bigenda uko n'ahandi ntagiye kurondora ndenda kuko icyangamije iki ngamije kubabwira ko bene ibi bintu iyo umunyempano bihishuriwe bimusaba urukundo akunda uwo byabaye iyo yambuto y'iki iyo wishuriwe ibintu ku muntu udakunda wifuza ko bimubaho ntabwo mbese ntabwo urwanira ntambara ngo akiri nko kuvuga uti awa ntagume hamwe se ntagume hamwe y'ubwe se cyangwa zanshaki mbari tutatabaye ariko mana buriya umunyamasengesho cyangwa umunyempano umunyamasengesho cyangwa umunyempano agereranywa n'umuzamu siko musoma muri Ezekiyeli se nakurikiza umurinzi w'iki umudugudu kugira ngo umudugudu umutere ugize uvuze ihembe ryakondera none se umuzamu uri ahantu amabwiriza atatu umuzamu agomba kugira umuzamu wese icya mbere umuzamu agomba kurarira abantu kurarira urugo arukunze umuzamu aramutse ararira urugo adakunze yarupangira yarukorera byose ashaka kuko igihe mwese mwiyambura imyenda amakaravate n'inkweto byose mwiroha mu gitanda mwipfuka ubwira umuntu ariko zimya wowe ntabwo itara ryaka njya mbasha gusinziraho zimya Yesu Kristo urimo murazimya mwiyambura imyambaro yose we nibwo yambaye kandi toroshiye yayicaga inziruzuye ibaze n'umuntu uba agiye kurara ahagaze mu muryango zamu urasaba gukunda abantu ugiye kurara ntugomba kubararira ubarakariye nubwo nyokobuja yaba yakubwiye nabi cyangwa shobuja yavuze nabi cyangwa se umwana wabo yakusuzuguye nawe wajya wikora ariko si byiza ko umuzamu akora akazi k'izamu arakaye cyangwa yanzuremo uko isaha n'isaha yakora ikintu kibi twese twatereye mu bitotsi cya gatatu ntagomba kurarira urugo yifuza ibintu birurimo yifuza televiziyo irimo na rwapare nka ruriya wahoze bafotoza na byamanye tujya karagiteri na kompiyuta irimo no iby'ibikweto birimo ibyacongo ibibwase izicanye hanaguzwa amazi pratiko neutre Yesu kandi wagira imwe hegamye atahana ubwo gusa iyo hari ubwo wenda w'ipagwa iyo rero wifuje ibyo bintu nanone satani yabyuriraho ukabigambanira iyo mpamvu muzabona muri polisi iyo hari ikintu kibaye mu rugo umuzamu agasigara ariho niba umuntu wa mbere ufatwa byanga bikunda kandi umubare munini basanga bari bafite uruhare koko kuko warubwira bashobora ati mwebwe muzaze mumfate munigeze nuko nibaza ku kimugozi mu rusi gusoma haraho muzagarukira nanjye amacanga nzayishakaho nicire nivundereze nicire ku isi mu ikote n'ubwanwa buhindane ubundi muzabona sena gakira kifu munshyire mu maso amazi atukura tuzakaraba turuvanemo ubundi turya imari niyo mpamvu polisi irakujyana to kandi hari igihe bimenyekana ko kuba y'amaso yaratukuye bari urusenda abantu bose mwiganye n'umwariza simbizi aho mwibanye muri ruhurura yagiraga amaso y'umweru waraje kandi ikindi kiraro kigenzi kihe kibivuze
kuva twabaho wanahi amaso ya yiki yari umweru umureba ubwo deje yaramushinjije kuko bavuze ko amaso yawe yari iki ari umweru tugasobanura impamvu yawe. Umuzamu nk'umunyamasengesho nk'umunyempano akwiye gusengera abantu bakunze, akwiye guhisha ibyabo abafitiye urukundo. Urwo rukundo mwabonye rero nibyo bya byishimo, niyo y'amahoro, niko kuboneza no kugereza ingeso nziza byose, kugera ku kwirinda rero yose bazaho kwirinda. Abanyempano batirinda nibo mwumva bashiduka bakoze ibibi bitokoza ubutumwa bwiza bakoze. Byose ngo itorero ryunguke. Pawulo ahugura abakorinto bya Yesu niho mu gice cya 8 yarababwiye ngo nubwo mwaba mufite umudendezo w'ivugabutumwa n'impano z'umwuka, mwirinde uwo mudendezo utabera abadakomeye ikigusha na hato. Atanga urugero aravuga ngo mwene data muto ukiri umwana mu byo yizera utarakomera, nakubona wowe ujijutse wicaye mu ngoro y'ikigirwamana uriramo, ngo nubwo waba utariye ibyaterekerejwe, uwo munsi we navaho azahangara muri ibyaterekerejwe. Ngo ntabwo gushwe n'iki no kwagukomera kwawe ugane mwene data Kristo yapfiriye. Ntabwo ari ko umudendezo wanjye ugusha abana bato. Muramukira ni data muranyumvise? Bino mubwire gato mbonye ari we mbonye nyine ubeshyikiye utshyikira utegana njye uri kuri. Turimo tuva mu nama kuri paruwasi nimugoroba, yego dufatanye mu ntoki. Inama yatinze kuri paruwasi, dutaha bwije kandi turi muri yobozi, mutukije turi muri yobozi kuko turaturanye kwisuta centre nta mpamvu kudatanganira. Kandi umudendezo wacu w'agakiza n'uburyo dukomeye mu byo twizera uratwemerera no gufatana ku rutugu kugira ngo adatsikira mbega muri ya micanga umuntu amanuka hariya hari imisenyi yangiriza abagore n'aba ngaba kugira umufuko mukuru kumukomeza mbega batakorera. Umudendezo wacu urabitwemerera, nta kindi kibi kirimo, nta dayoka karimo, nta dayimoni irimo, nta mitsi turwana tubataho. Turatashira noneho bakora ukuri. Umwana muto mu byo yizera utubonye mu kabwibwe dufatanye mu mbavu dutashe nk'abayobozi bavuye hehe aragira ati ibyo nabo niba ari biriya rero natwe batureke dusohoke tujye mu mukenke no mu mucanga wose, mbega turebe imbwebwe n'ingagi byose tukaba n'ububizi ubwombe bw'uburyo bwose nibatureke mbere ko nababonye. Umudendezo w'agakiza ntabwo ari mwiza kukugusha abadakomeye. Njye n'uyu mushiki wacu twari dutashye n'abantu bagize komite nyobozi ya hano, nk'abayobozi bo muri komite ya korali ya hano. Nta kindi twari tugambiriye, nta kindi cyari kitubona gitoya. Twanavuye aha dutaha tugeze centre yagiwe nanjye ngiwanjye, nta kindi kiri inyuma y'aho ngaho n'Imana irabizi. Hari umuntu mutoya udakomeye mu byo yizera twagusha. Ibyo mukora byose mwagira impano z'Imana, mwavuga mu ndimi, mwakwandika amandiko no kuwusiga kwa birushaza. Ibyo mukora byose mubikore ariko byungura itorero. Mwigisha yigishe kugira ngo abakizwa biyongere. Haleluya. Impano zose zikore ari ukurera amaso iki itorero. Pawulo
yarababwiye ngo kandi aha bamwe kuba intumwa, abandi baha kuba abahanuzi, abandi baha kuba abungeri n'abigisha, ngo kugira ngo umubiri wa Kristo ugire ukure ukomere. Amen. Njya mugugura abakozi b'Imana kuko ni ibintu nakoze igihe kirekire kandi Imana ari kwenda bishimye. Ntabwo ndikababwira icyo umuntu ari umushumba ahantu, umwarimu ahantu, umupastori ahantu, ugasanga arashaka kuyobora byose, yego, no kwigisha agashaka kwigisha, no kubika amafaranga ashaka kuyabika. Kora kimwe wahawe, ureke ibindi bikorwe n'abandi babihawe. Amen. Haleluya. Uziko itora ari rya Kristo, iringiri muri aho ni rya Kristo. Kandi mu nka haba igishumba cy'ikinebwe kiryama kikaryamira n'igihe gitego bamutse hano cyo kiba kirihanagura ingona kijya kinebwe ki, ariko aho kibyukiye kikaragira neza kikamenya kwirisha ubwatsi. Yego baragiye nka mwe murahana barabwirishije mutera kikamenya kuzibogeka, kikamenya konesha, kikamenya ugasanga zidashyize hasi, ariko mu gitondo kubera kuryamira ubunebwe bwe ntayo yahuye ihanaguye zahukanye amase. Nibwo ugakunda kubona ikirero cy'inka hariho amase yo mu kwezi kwashize nayo muri ayijo nayo mu cya neza inka yahinduye ibara cyo ku cyitwa umukamo. Iryo cene rwose usanga ryambiye mu ryoze mu kanwa ahandi mu zindi kera. Inka yarahindanye ariko mu icene birameze neza. Ushoboka batse nako nyirazo niwe nshaka kuvuga nyirazo. Ibyo byose iki kintu ni kibuga igihanagura abagenzi, ariko ava kibyibushye kandi ubwacyo amata araboneka. Okay, aryo ibyo nzakibona kizibemo gutyo nzajya mbyuka nzihanagura. Iyo ni inisiyative y'umushumba y'umutangiza nyirazo, nkurikije mu buryo zibyibushye n'ukuntu zitaha zihaze porobulemu ikaba iki amase n'umwana nzajya mbyuka. Ibyo niko Kristo abigenza mu bakozi. Ubutaha nyirinka nawe yaba wenda ari umunebwe reka ntibivuge gasaba ati bo yewe sha nkurikije umwana uri muri izi nka sha zaza ndi rwose asoni guzi nazo nani wongera n'ibihangana nani bakabira cishika ubwaye kuko aya bahangana muba nirenge sase aho mwiruka nacyo uwo bazanye rero barabyuka afite urwiri hariya yego umaraho yandi yose y'imyaka n'akandi kantu k'inkuyu murakaza kuri icyatsi ibyatsi yo kuzinogereza zahuka zisa neza pe muriye mu nzira yahuye umusengo ikibamba n'ikibamba ihobe zirasa neza, ariko apfa kuzigezayo nguyu mu gisoro mwikarita bacanze uwabane iturufu yabaye isuka cyangwa ikaro n'ibyo rubebe ntase zahaga zarisha zataha zatemba zanywa zitanywa zagira ibirizi zamanura imikono akitwa ibintu muza kumubyumvise mwahitamo ndi
mwahita muguhe wawe undi wa mbere mayi kwiyeza tuziyeza na databuja ariko tugiye gute tubyibushye rero ko bwicanga buriya nimenye ko icy'Imana yampaye kuyobora nyobore itorero nyobore neza nshaka iterambere sound proof mu buryo byose kongeramo intebe kwabura akantu gutya ibintu by'imiyaga tusa ariko menye yuko noneho amina umwigisha ari umwigisha uwo muhagaye ate yigisha umunyamasengesho muri cyo byate ase uri muntu akoresha impano ye cyo gihe umuyobozi cyose ni iki ni ukumenya impano ahubwo ya buri muntu tuba kibamo byambabuza rimwe na rimwe ababwira ni nyamara se byo ariko ntakize ubwo nigaga bisaswa mubwira ko ahubwo iri mu bakristo nkamwe ureba impano ya buri muntu amen uyifasha gukura haleluya ntuyihe umwanya mufite hano atavuga amateka ashobora kutumwera mushyire mu cyumba kandi uhari navuga ibihomvu ubikosora kandi ubwe ntazongere noneho hariho uvuga ibi wamushumba akamukubita kinuri mumva uzongera kabutinze kurundi mufite ngaho ntari umuvuga wa tarakoze izi bika zose zabanje kuba ngari mu gihe kigeraho cy'umuntu ikigiraho tugakuvugiriza mwese wavugije bwa mbere mu warokere ninde mwakana mu bagabo baranga kuvugiza bwa mbere bituma umuntu wokerwa waravugiza kavugiza nyine kagacamo gatoya ariko uwo mwanya gasigara ushira ikintu cyari kibiteye ni uko ariko wari uvugije bwa mbere ndagira ngo tujye mu byakozwe n'intumwa basoma amagambo agera kuri abiri dusoza ibyakozwe n'intumwa ndasoma igice cya 5 umurongo wa mbere nsome hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira agura isambu agabanya ku biguzi byayo umugore nawe abizi maze azana igice agishyira intumwa Petero amaze ati Ananiya n'iki Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigaza igice cy'ibiguzi by'isambu ukifite ntiyari yawe kandi maze kuyigura ibiguzi byawe ntibyari ibyawe ubyigengaho n'iki tujya wigira inama yo gukora utyo si abantu benshi ahubwo Imana niyo ibeshya Ananiya byumvise atyo aragumuka arahera ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi nuko abasore barahaguruka baramukubira baramujyana baramuhamba hashize nk'amasaha 3 umugore warinjira atazi uko byagenze Petero aramubaza ati mbwira mbese ibi biguzi byo mwaguze isambu aramusatiye n'ibyo Petero aramubaza ati nishitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango nawe n'ibikujya baramujyana muri ako kanya amugwa ku birenge umwuka urahera ba basore binjiye basanga amaze gupfa baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ureba hano mubwira mu by'ukuri hari icyo mu gifaransa bita reveil ububyutse iyo itorero rifite ububyutse umushumba ntabe mazi ubwo bubyutse ushobora gusiga ikintu utazagarura aha ngaha ni Yerusalemu hari ububyutse murabizi nibwo bari bamaze iminsi batswe umwuka wera bari baratangiye gukora nk'ishyamba ryo kurya uko nabyita kuba hamwe bagasangira ibyabo umuntu akazana ibyo afite mu rugo nanjye nkazana ibindi tugasangira ibyo byatumaga nta mukene ubabamo ariko bijya mu by'ukuri ntibivuze ko nta mukene wabagamo kuko ntabwo ubukene bwabonaga umwanya wo kumwihererana ngo mumwumvishe ubwo buzima umuntu bwishimira bwo gusangira vie communautaire abantu basangira ibyabo nta kibazo
wazana ihene yose uhaya yose n'uwazanye inyanya eshanu akarya kandi ubwenge gatoya ngo njya gukura ibyo kwa ari inyanya wasangiye nyine akazitura umushumi amaboyimo n'izindi zokeje maze kandi mu by'ukuri nta kibezanye ubwo buzima rero bw'ishyirahamwe bisangira umugabo witwa Ananiya anamenya ko ariko mu itorero babayeho yego Ananiya agira ate we wenyine wowe agira ate arabimenya arangaye Ananiya amenya ko mu itorero babayeho batyo yego ubuzima buramwatira buramufata yumva arashaka kuba muri iyo sosiyete ufite kamere madamu tugurishe vraiment so tumwita ukweli hagiye baragurishije urumva harimo intambwe yo gushaka abakiriya harimo kunegosiya ibiciro kubiganiraho bakabivuga barabyemeza barabishyuye inyandiko mvugo yego abantu inyandiko y'amasezerano y'ukuri byose babirangije n'abari bari aho batashye ni mu bikurure mu birebe rero ari kumwe na sheri we bapanga kujya kujyana amafaranga hehe hano inyuma ko kuyazana mu yandi muri paruwasi ya Kicukiro kugira ngo tube ntabwo biri twereka umuntu wazanye igitekerezo kigomba ariko gutware sheri ntawamenya uca mujyana ayandi ubona zihinduye imirishyo waretse turi tuyajyane yose ntabwo bibiri twereka uwakizanye ariko ibigaragara byo nanjye uko nuca kandi ngaramye mugabo yewe niwe impamvu nemerwa ari wese nuko yasigaye ayo bemeje gusigara yayahaye umugore ngo yabike umugabo rero azana ya mbere hano nimumubare mu buturure mumurebe yinjiye hano yisuhurishije biga cyumba ndi umukristo wanyu mushyashya no kumutanzi donc imana yangiriza ku giterane cy'ubushize hanyuma ndahinduka nyine mu mwaka ushize nibwo nabatijwe ndumva rero nshaka kuba umunyeturumbe nkaza wese nanjye nkajya njya hano ko imbona kireba kisobanura kirimo ibikafu byinshi cyane maze gisanga umushumba muri ino minsi afite ijisho ry'umwuka nifuriza abashumba benshi muri ino minsi buri gihe harezuma bararibuze we ariko imana yabare bamubwira muri kuri turya yishuma atako Ananiya mwene data kuki satani yujuje umutima wawe uburiganya akakosha akakushuka ngo ubeshye umwuka w'Imana ntabwo ari njyewe urimo kubeshya ni Imana ubeshye Ananiya isambu mbere yo kuyigurisha mbere yawe Ananiya umaze kuyigurisha ibiguzi biyivuyemo byo si ibyawe ntabwo kurengera kuki satani akushije umwuka nk'uyu kuko nk'uri wo kubeshya Imana ni ibi biguzi ni ibi rwose musigaye mufite indahiro zikomeye zirimo ntinya Imana muzazana agacikiri Yesu Kristo yanacika n'umugira
nuko akivuga gitayandi bavuga ibyo avuga bidashinga hasi ngo paci. Ntiyasambye hajya ko bari aho hafi basa barakubiye barajyanye kumuhamba. Hashize nk'amasaha 3 nyiramama wanjye barazi n'ibitenge yatubikihanga umwe mukegera kirekire n'ikindi muzirikira aha kimwe gifata umuntu ateye wese kikamubinganiza mbere kikamubana. Urakibona ko data twese n'agakweto kare azigira ati chungaji ngiriwe mutwara sinabwegeza ngaha ndati yahageze nize kwego hanyine ubutumwa bw'Imana hano umugabane twazanye muzi y'Imana cyose madame uriya mugabane yazanye nawe urabyemezanya nawe nibo kugeza twari wacu muzi kuva twashakana muzi wo kuvugisha ahubwo arimo arasigiriza mayiti itaka ryamaze kurenga hejuru. Kuki Satani akoheje guhuza n'umugabo inama yo kubeshya ubwema dore ngaba bavuye kumuta ngaho rero kujyana hasi korora ry'Imana. Mwabonye umwuka w'Imana icyo akora, impano z'Imana mu nyumuro wazo mu mumaro zifite zungura itorero zikanaryeza zivanamo igitotsi. Amen. Dusoze mu gice cya 8 ho muzahasanga amakuru y'uwitwa Yosefu. No, pardon, Simoni uyu nguyu we yakijijwe ariko mvuga ntabwo nabyita cyagihe akarengane kamaze kubaho kabatatanije ngo Filipo ajya hirya i Samariya abwiza igiterane kindi cyane hihana abantu benshi. Mbaza uwo Simoni ngo yari umukonikoni, ngo yari umupfumu yego, ndetse ngo abaturage bose bari barahinduye batakimwita Simoni, bamwitaga ngo uyu niwe mbaraga y'Imana ikomeye. Ukubera ko ajyaga batangarije iki ibitangaza n'ibimenyetso byinshi yabakorera ariko mu bupfumu bwe. Uwo mugabo rero wabonye ukuntu abantu benshi bihanye mu giterane cyitwa na Filipo nawe araseserajyamo kandi adakijijwe. Agira ate araseserajyamo tugera mu abanyagice barabatijwe batsigena neza nabo batugwa muri kwanditse bose bamaze gutaha. Aravuga ati yewe ndahaguruka niba hasha yanjye ibyibushye ibashyize ibyibushye mbere by'umushumba nayibona ahita avuga ati do muri kujya gutoro urebe urugendo. Arayizanye bayimugezeho ngati mushumba nanjye narizanye ibituro kugira ngo amafaranga ajye misano kw'itorero gihe icyo basaba ofete si ikintu kirekire. Ereye ipuwacu Samariya akeneye ubutumwa bwiza. Narebye ku mukozi w'Imana Filipo yagiraga atya aho yerekeje ikiganza bakuzura umwuka wera yagira atya bakuzura mbega bayishyiraho gutyo niko babatswa aho yerekeje ikiganza cye bahuzwa none umva mushumba nzanye ayo mafaranga ubwo twari mu ubasha aho ndebye gusa nawe ubwo gica aragira ngo fata izo mpano twitiza umwuka azivanye n'ubupfumu byose n'imbehe n'inzuzi n'urugimbu n'imirizo n'ubusenzi byose akayirana arikoresha ngo Petero aramureba muri rya jisho ry'impano amwe ngo pfana ifeza zawe kuko wibeshe ko impano y'Imana we ni ifeza ngo ndakureba uracyari mu birura ubihumanye no mu ngoyi z'urugomo asore none wifuza n'impano y'Imana ingingo Imana ahubwo ikugiriye neza naho ubundi guhoye upfu bwawe yakutsinda hagana nawe
ariko uzahamahanga ngo cyo cyahise gikubita amavi hasi kiravuga ngo ngaho yinyingingire hatagira na kimuvuze kimbaho isi buriya ariko mwana ushaka kuri imbere y'umushumba kuwa gatanu ushize havuye umugabo n'umugore none uyu munsi hakiriye igipfumudi kwa nyagapfumu rwose w'ibitwiri bangare barakijwe baha ahantu ibintu bibigishe ko imbere y'Imana kuhacira bugufi birakiza. Nushaka gushobora Imana mu cyubahiro cyayo mu budahangarwa bwayo no mu kwera kwayo uyicira bugufi uyihinguka imbere uzanye amagambo yitwa mbabari uzawayibaye uziko cyabayeho cyarazandutse kirimo nuki niba igipfumu cyawe yigisha kigakizwa kigatungana simbizi nta yandi mateka bamuvugaho ariko murabona ko akiriye imbere y'umushumba aho couple yose yaguye irazima. Bakristo bene data rero gusoza mbasaba ngo umuntu wese wahawe impano ashishikarire ko yakungura itungo. Abyumvise ubu muri minsi abantu barishakira kwibungura bo ndabashaka kwibungura kandi ikabungura ibifatika ibifatika ariko muri iki impano zacu niba twarazihawe zungure ubugibuga mu buhembuke itorero rikire rigira ubutunzi mu by'umwuka. Amen. Buri muntu akoresheje kandi buri muntu akoresheje itorero ryamera neza. Imana ibafashe kandi baha umugisha mu izina rya Yesu Kristo.